Mohamed abampagarariye umujyi wa Kigali abandi nimero 67. Mohamed ni umuntu ufite umubyeyi umwe, nkaba niga muri universite ndetse nyuma yo kwiga nkaba nakora ndi umucuruzi ugurisha ibintu bijyanye n'ubwiza bw'abadamu. Mohamed atuye Kicukiro mu Kagarama, nkaba mfite imyaka 20. Igitekerezo cyo kuza muri irushanwa rya Mr Rwanda ni ibintu numvaga bindimo cyane nkurikije ku bintu nagiye ndeba bagiye basaba bikurikizwa, ndetse n'ahantu nakuye icyizere cyane ni bijyanye no ku mushinga mfite, ku mushinga nzabasha kugeza ku baturarwanda, ndetse ukagira n'icyo umarira cyane ureba ku rubyiruko. Ikintu cya mbere nakora ndamutse mbaye Mr Rwanda na focusinga cyane ku bijyanye na project yanjye, ko project yanjye ijyanye cyane n'urubyiruko, ndetse bikazagiraho project yanjye ikaba ifiteho ingaruka nziza cyane ku rubyiruko. Ni project ijyanye no kwitinyuka cyane nitangiyeho urugero ku myaka yanjye 20 maze kugiraho ngeze kandi hashimishije cyane. So icyo cyizere ngira muri njye mba numva ko n'abandi bakigira bakabasha kugira icyo bigezaho ndetse naho bigeze. Mohamed ni umuntu ukunda ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ntago na precise exactly niki, ariko nkunda ibintu bijyanye na creativity cyane, nkunda ibintu bijyanye n'umuziki nubwo nari umuhanzi. Mohamed ni umuntu ukunda nabyita nko kwidagadura cyane n'umuryango, ni umuntu ukunda abantu ndetse unakunda Imana. Iryo jwi ndi kuryumva cyane mu matwi yanjye, biri kumpa icyizere kuko ndi kubona abantu bari kunshigikira cyane, bakabona ko mbashije nshobora kugira aho nigeza, ndetse icyo cyizere cy'abantu nicyo kinera kwiyumva ko nanjye ndi tayari kuri iryo rushanwa. Icya mbere cy'abo bantu ndabashimiye cyane ndetse ndabakunda cyane kubw'urukundo bangaragariza cyane umuryango wanjye, ndetse mbasabye kuzaza bakomeza kunshyigikira cyane kuko nanjye bintera ingufu cyane ndetse ngahagarara neza mbahagarariye.